muraho neza nitwa Vincent. Mbega umwana wakomeje kubabaza abantu ku mbuga nkoranyambaga, mbega umwana wabishiye bigacika kuri TikTok. Lango Tengetenge, Ayamu Tengetenge rero wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga TikTok, Facebook, YouTube ndetse Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abana baramukundaga cyane, ariko kugeza iyi saha nta kibarizwa mu isi y'abazima. Kubera uburyo ateye rero, kubera ukuntu yimereye, byatumye akundwa n'abantu batari bakeya kuri ino si ya rurema, ndetse abantu baranamukunda cyane, bamujyana mu bindi bihugu akazajya bamamariza. Kugeza iyi saha yari yaravuye mu gihugu cya Uganda, ubu yiberaga muri Dubai, ariko bene wabo b'Abagande ntago babashije gutuma akomeza kuba kuri ino si. 2025 Tengetenge arangiranye nayo. Mu kwezi gushize rero kwa 10 Tengetenge nibwo yari yagiye mu gihugu cyabo cyo Bugande, agiye gusura ababyeyi be, abavandimwe be ndetse n'inshuti z'umuryango. Ariko yarabasuye, si ukubasura arabasura, ariko nabo ntibatekereza ukuntu uyu mwana azakomeza kubateza imbere atitaye kuba ari icyamamare, ariko abo wenda mu muryango wabo akaba atari ibyamamare, ariko akavuga ati njye nzabateza imbere. Ibyo rero abaturanyi ntibabyitayeho, bene wabo ntibabyitayeho, baravuze bati uyu mwana mwene ntuza ukomeza kutuzamukana gutya, amataje yarubatse, amazu ageretse arawubaka, amamodoka arafite, ndetse wabo bari abatindi nyakuja, none akomeje kubakirana. Rero bahisemo kumuroga. Tengetenge yapfuye ku itariki 11 z'ukwa 11 2025. Kugeza iyi saha nta kibarizwe mu isi y'abazima. Mwabonaga rero ari kumwe n'abazungu babiri, bari abazungu babiri yabaga ari kumwe nabo, nabamufasha ndetse ni ba manager we, ndetse nawe abamamariza ari amatelefoni yabo bacuruza ndetse n'ibindi bikoresho bya elektronike. Rero Tengetenge akomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye byandika. Murabizi neza yuko Tengetenge yagiye yifotozanya n'ibyamamare bigiye bitandukanye, kandi akaririmbo kavuga ngo Tengetenge tengerere. Nta muntu utakaze kuri ino si ya rurema, yaba abana b'impinja bavuga ngo Tengetenge. Ucyerekana ifoto ya Tengetenge, buri mwana wese abayizi, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umusore, yaba umugore, yaba umuki, abo bose baba bamuzi. None ibyabaye mu gihugu cya Uganda, ibyabaye ku muryango wa Tengetenge nagahomamunwa. Gusa reka tuvuge ngo rest in peace, ruhukira mu mahoro Tengetenge. Nakundi twagukundaga, ariko nyine abanzi bawe bagukuye mu isi wari ukiri umwana mutoya, imyaka 16 gusa niyo yagendeyeho. Ibaze ku myaka 30 yari azaba afite ibingana ute? Ni nayo mpamvu rero bari abaturage bo mu gihugu cya Uganda bavuze bati reka tumukure ku isi. Ishyari burya ni ribi mw'abantu mwe. Burya ngiyo umuntu ari kugenda atera imbere nikagira abanzi benshi, kandi nanone niyo utateye imbere nikugira abanzi, ndetse banagirwa banakuvuga ibintu byinshi. Rero Tengetenge uko yari ameze, uko yari asa, abantu baramurebaga bakavuga bati umuryango w'uyu muntu wabyaye icyana kimeze nk'ingagi. Icyo cyana rero kimeze nk'ingagi nicyo cyaje kumenyekana ku isi yose ya rurema, ndetse ariko icyo cyana nicyo cyatumye abantu bakiroga kikava ku isi y'abazima. None se ko bavuze ngo icyo cyana gisa nabi kimeze nk'ingagi, umwana akizamuraga content kiwe, hanyuma akamenyekana mu gihugu cya Uganda, bakamujyana muri Tanzania, bakamujyana muri Kenya, akahava yigira i Dubai. Ni kubera iki bamuruze kandi asa nk'ingagi? Ishyari ni ribi mw'abantu mwe, tuzajya twirinda amashyari. Ishyari rituma utekereza ibyo utagakwiye gutekereza. Umwana azize isura ye, umwana azize kwamamara kwe, kandi akiri muto yataratangira kwinjira mu bintu by'imbuga nkoranyambaga. Birirwaga bavuga ngo ni ingaryi, ati ndetse arutwa n'ingagi kuko ingaryi barazisura bakazisigira amadovize. Ariko nawe umuntu wamubonaga mu myaka yatambutse wajyaga kuri TikTok, nta rindi jambo wumvaga, nta yindi ndirimbo wumvaga uretse Tengetenge tengerere. Ariko kugeza iyi saha abanzi be nyine babyerekanye, berekanye yuko badakeneye ko akiba ku isi. Uwamuremye rero yamwisubije. Nguko rero uko byifashe kuri ino si yose ya rurema, na amarira menshi n'agahinda. Ubu n'abamuruze bari kurira kubera ko nyine bamaze gutsinda igitego, nta cyatuma batarira, kandi ibyishimo murabizi birangwa n'amarira. Reka tumubwire ngo rest in peace, umuryango ukomeze kuruhukira mu mahoro. Nta kundi byagenda, ku isi niko bimera.
iyo utabonye umwanzi wicwa n'ibindi. Impanuka ishobora kukwica, ibindi bintu bishobora kukwica, ariko na mugenzi wawe yaguhitana. Reka tuvuge ngo rest in peace, umuryango ukomeze kwihangana, nta kundi byagenda niko mu isi bimera. Bizababaje abantu benshi cyane, abantu bari kubyibuka, bari gutekereza, bareba bakarira bakihanagura bakavuga bati Imana imwakire mu bayo, nta kundi byagenda, twamukundaga cyane. Ubwo nyine kuba agiye nibyo Imana yari yaramwandikiye ko azahitanwa na bagenzi be bitewe n'ubwamamare bwiwe. Ishyari ari ryo rizamuhitana bagenzi be bo mu gihugu cya Uganda bamugiriye. Reka mbisabire rero kunshigikira mu kandi kuri buta subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.